Nk'ibisanzwe tugiye kubagezaho inkuru y'urukundo, inkuru y'agatangaza, inkuru ikubiyemo amasomo menshi, ibihoraho muri kumwe na Amizero Blandine. Dutangiranye n'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 6, ari kuva ku ishuri ahetse agakapu ke mu mugongo, ari kugenda aririmba akaririmbo, asimbuka yishimye cyane kuko yari yatsinze amasomo yo mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Yarakebutse areba umukozi witwa Sophia, aramubaza ati, "Tanti, ifora papa na mama barampemba iki?" Trixie niko yakomeje abaza Sophia ati, "Fora yewe papa na mama barampemba iki?" Sophia wakundaga cyane Trixie yari amurebye aca bugufi amufata ku matama ati, "Baraguhemba ibi byibushye kuko urabikwiye pe." Umwana yarasetse ahita amufata akaboko ati, "Twihute." Bari hafi kugera mu rugo, babonye umwotsi mwinshi. Sophia amera nk'uwikanze, yegereye imbere gato areba mu rugo, abona urugo rwabo rwafashwe n'inkongi y'umuriro. Yasatiriye urugo ngo arebe ko yafasha, abona imbere y'inzu hari abagabo 3 bambaye masike z'umukara. Bamubonye baza bamusanga, baramufata bati, "Kakana wagiye kuzana karihe?" Sophia ati, "Ntawe nazanye ntawe." Bati, "Nutavuga turakwica." Yakomeje gusakuza akana aho yari yagasize, kavayo kiruka ngo, "Mundekere tantini." Ari nako gasakuza ngo, "Mama na papa na murumuna wanjye barihe?" Umwe muri bya bigabo yaragasatiriye. Sophia arasakuza cyane ati, "Trixie rukanke, genda va hano irukanke." Akana kahise gasubira inyuma, kariruka kimwe muri bya bigabo kiragakurikira. Nubwo Trixie yari muto ariko yari azi ubwenge, yahise asimbukira munsi y'inzira hafi aho hari igihuru yihishamo. Cya kigabo kiramubura, gisubiraho kitotomba ngo, "Karancitse sha." Yaragarutse ati, "Karancitse ariko uwo mugore mu mwice natavuga aho kari." Sophia baramukubise, araceceka bamusigaho ari intere baragenda. Mukabwibwe hamwe umuntu atareba undi, Trixie yavuye muri cya gihuru agaruka mu rugo. Yari afite ubwoba bwinshi, ari kurira nk'umwana. Sophia wari intere yaramwumvise, ahamagara mu ijwi rito ati, "Trixie." Umwana yaje amusanga, barwana bahaguruka. Sophia ati, tugende batadusanga aha." Trixie niko yariraga ngo, "Ndashaka Pamela, ndashaka mama wanjye na papa." Sophia yari yandayanze, arahaguruka aramuheka ati, tugende." Bagiye umwana arira, bagera kuri kaburimbo batega imodoka y'igikamyo. Hari nijoro rwose. Berekeza mu bundi mujyi. Sophia yatangiye gushakisha uko abaho, udufaranga duke yari afite. Trixie yamaze igihe byaramugoye kumva ko umuvandimwe we n'ababyeyi be batakiriho. Nubwo yari muto, ntibyamubuzaga kwibuka uko iwabo babagaho, nuko babaga bameze. Nubwo batari abakire ariko barakundanaga. Niko yacishagamo akareba agakoma mama we yari yaramukoreye, gashushanyijemo inuma n'amazina ye yombi. Akarira cyane. Tugaruke muri cya cyaro cyo kwa ba Trixie. Haje abakire barimo gusura ibibanza bashaka kubigura, bashaka kuguraho aho hantu kuko hari hameze nko mu kidaturwa. Hari hitaruye cyane abandi bantu. Mu gihe bazengurukaga mu gitondo, babona ahantu huzuye abantu benshi baje kureba ibyabaye kuko hari hagicumba umwotsi. Umwe muri ba bakire yegera imbere aza abaza icyabaye. Bamubwiye ko inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro ariko batazi icyayiteye. Mu gihe bose bari batinye kwinjira, we yarinjiye ageramo imbere. Nubwo hari hakiri umwotsi, yabonye umubyeyi wa Trixie ameze nk'abundikiriye ikintu. Arebye abona n'akana kari mu bishura. Akoze kuri mama asanga byarangiye, ndetse na papa biruko. Arebye umwana abona aracyahumeka. Nibwo yamufasha asohoka yiruka, ababwira ko umwana agihumeka, abazivurira aho riri hafi aho. Yirukanyiyeyo, nibwo basigaye bita ku babyeyi ba Trixie. Agejeje umwana kwa muganga, baramuvuye umwana amera nk'aho akize. Yari afite nk'amezi 11 cyangwa se umwaka.
yambaye nawe agakomo kanditseho amazina ye ndetse kariho na ya numa. Uwo mukire yarwaje umwana, biragaragara ko ari umugwaneza rwose. Yaragarutse abwira umugabo we bari kumwe ko atasiga umwana arwaye. Yabajije abanyamuryango bafata umwana barababura. Yiyemeje gushaka ibyangombwa bimwemerera kujyana umwana, barabimuha. Nibwo yajyanye umwana amwita Pamela nk'ibisanzwe, ariko yongeraho izina ry'umuryango we kuko yari yamufashe ngo amurere. Yamwise Michel Pamela kuko uwo mubyeyi nawe yitwaga Michel. Izina ry'umugabo we Michel ryari izina ry'umuryango. Sophia na Trix babaye aho mu buzima bugoye, ubuzima batifuzaga na gato kugaruka muri cya cyaro cy'iwabo. Imyaka yari icumye. Sophia agerageza kujyana mu ishuri Trix ariga umwaka urashira n'indi irataha, arangiza primaire. Yoherejwe kwiga mu kigo gikomeye bitari byoroheye Sophia kumurihira kuko Trix yari umuhanga. Yagize Imana abona umuterankunga yiyemeza kumurihira ishuri. Ibintu byashimishije Sophia cyane. Sophia yanze gushaka umugabo ngo yiyemeza kurira Trix kuko yifuzaga kumwitura neza umwana, kuko ababyeyi be bamugiriye neza bakamufata nk'umwana wabo mu gihe nawe yari imfubyi itagira kirerera. Tugaruke kwa Pamela aho nawe yaje gukura atangira ishuri. Pamela yitaweho n'abo babyeyi cyane, bari barabuze urubyaro. Ariko iteka Madamu Michel hari icyumba yinjiragamo akarira cyane. Afite ifoto y'akana gato, yarebaga uko ayirebye akavuga ati, mwana wanjye sinzi niba ukiriho cyangwa warapfuye, ariko sinzareka kugukunda. Uko yabivugaga niko yariraga, agakomeza abwira ifoto ati, ariko Imana yampaye umwana ugusimbura. Ampuze amarira. Agasoma ifoto, agasohoka, agafunga icyumba akagenda. Pamela yakuze azi ko ari umwana muri urwo rugo. Nta na rimwe yabwiye uko atari uwabo. Yatangiye umwaka wa mbere, ari nako Trix yinjira muri secondaire. Trix yarize ndetse ashyiraho umwete cyane aratsinda, bitera ishema uwamurihiraga. Akomeza kumurihira kugeza atsinze, akajya muri section. Agakomo ke yakundaga nubwo katari kakimukwira, ntiyagendaga atagafite. Kari urwibutso rukomeye yahawe na mama we. Trix yarize ariga asoza amashuri ye yisumbuye, ajya kwiga muri kaminuza mu ishami ry'ubuvuzi. Pamela we aho yakuriye yakuze akunda imirimo y'abahungu, byatumye akunda kwiga ubwubatsi kuko yabikundaga. Pamela yiga yabonye ikiraka cyo kubaka, agiye yasanga umuhungu mwiza cyane. Pamela wari agasazi, Pamela wari shapu cyane. Yaramwegereye yambaye ibisarubeti by'akazi ati, bosi, ariko uri mwiza kabisa, gusa ntiwiyemere. Bosi wasaga naho amuruta yarasetse ati, urakoze cyane. Pamela ati, ibyo gusa se? Bosi ati, se kandi urashaka ko nkora iki kindi? Pamela ati, ariko abakire ntimugakabye. Nubwo Pamela yakuriye mu bakire, yari afite ukuntu yicisha bugufi cyane ku buryo utari bubimenye. Pamela yakomeje areba bosi we ati, bosi, ni abantu bangahe bakubwiye ko uri mwiza? Bosi ati, ni wowe wenyine pe. Pamela ati, none se kukubwira ko uri mwiza, mbese uri bogari urabyumva ute? Bosi ati, ni byiza nyine. Pamela ati, none se wowe ubyiyiziho? Bosi ati, ashwida, atugiye gutuma mbyitaho ndebe ko ndi mwiza. Pamela akubita agatwenge ati, noneho menya impamvu utanshimiye biherekejwe n'akantu. Bosi ati, akahe kantu se kandi gaherekeza Messi? Pamela bivuga agenda ati, nawe nyine ukambwira ko nanjye ndi mwiza? Bosi abyumva arenga, agiye kubimubwira abona yarenze agiye mu kazi. Mu gihe uwo yita bosi ari aho, abona imodoka irinjiye mu rupangu. Umusaza ukuze ati, Ben, wa mukozi uri buze kubaka cya gikuta yaje? Ben ati, yaje papa. Umusaza yahise akomeza ajya kureba uwo mukozi, asanga rwose akazi yagatangiye. Pamela yakoranaga kuraje cyane,
Umusaza yaramurebye araseka azunguza umutwe ntiyavuga. Mu gihe agiye kugenda Pamela ati boss muraho. Umusaza Claver ati uraho sha. Pamela ati ya nabasuhuzaga reka nkomeze akazi. Muzehe yinjiye mu nzu ahura na Ben ati sha aka kana karashimishije pe. Claver ati kitwa nde? Ben ati simbizi rwose. Claver ati uranzurananiye pe uzageza ryari kuba igifura koko. Umukobwa mwiza aze hano akora akazi arinda ataha utamubajije izina koko. Ben ati ariko papa nawe rwose abakobwa bose duhuye mbabajije amazina nazabona aho nyabika mu mutwe wanjye. Papa araseka ati baza uriya wenyine cyangwa nawe azaribazwe n'undi bigende nka Ornella uko byagenze. Umusaza yabivugaga arengarenga. Ben yegereye gato aho Pamela ari gukorera asanga ari kuririmba yahimbawe rwose ari nako akora rwose cyane. Ben ati none se witwa nde ubundi? Pamela ati nitwa Pamela Michel. Ben ati nice to meet you kuko nibwo tugiye guhura. Cya gihe wamfatiranye umbaza byinshi utuma nakubaza uko witwa. Pamela ati nduwo noneho ubu nawe wambwira uko witwa. Ben ati nitwa Benjamin Carmen. Pamela ati yo narose muhura n'umuntu witwa Benjamin Carmen. Ben ati udakabya se kandi. Bakomeje gukora ari nako baseka cyane. Akazi karasoje Pamela arataha. Ageze mu rugo atangira kubwira mama aho avuye gukorera ibyo yahabonye. Ati nabonye umuhungu mwiza, umuhungu w'ibogari ameze nka papa neza. Madame Michel yarasetse arangije ati wibuke neza ibyo nakubwiye ujye witwararika abahungu ntibazagushuke. Madame Michel yari umubyeyi yakundaga Pamela biteye ubwoba. Yamubonagamo umukobwa we yabuze yakubitiraho katongeye kubasha kubyara agakunda Pamela biteye ubwoba. Baraganiriye rero abwira mama ko ejo azasubirayo katasoje neza kubaka ajya kuruhuka. Tugaruke kuri Trix ari kumwe na Sofia bari guhoberana urukumbuzi ni rwose. Trix yari aje kureba Sofia ngo amubwire ko yabonye akazi mu bitaro bikuru y'aho yikaga. Sofia arishimye arabyina asakuza cyane abwira abaturanyi ati mwumvishe murumuna wanjye ko yabikoze. Abaturanyi baraje bafatanya kwishima. Ni nabwo Trix yabwiye Sofia ko yifuza kumwimura bakajya kubana aho agiye gukorera. Bavuga ko barimo banasezera abaturanyi. Bwarakeye birirwa basezera abaturanyi inshuti ubundi bajya aho Trix yari yarabonye akazi. Imyaka yose Trix yize umuterankunga we yakomeje kumwitaho. Bari guhana gahunda Trix akazajya kumusura mu rugo. Kubera akazi kenshi byatumye atabasha kumusura ku gihe. Bumvikana ko bazabonana nyuma y'ibyumweru 2. Trix yakomeje kuvura abarwayi ari nako Pamela yubaka rwose zigakomera. Pamela yaje kukaza umubano we na Ben baba inshuti. Basohokanaga kenshi cyane bakanasurana kenshi rwose. Pamela yatangiye kwiyumvamo Ben nubwo Ben yari agifite igikomere cya Ornella wari umaze iminsi ashyingiwe kandi barakundanaga. Ariko Pamela yamumaraga stress baba bari kumwe akishima cyane. Ben yari muganga mukuru ku bitaro Trix yakoreragaho. Umunsi umwe igitondo kimwe Sofia na Trix barimo bitegura ngo bajye gusura wa muterankunga. Ni nako Pamela yiteguraga ngo ajye kubaka. Yarimo avugana na Ben amubwira ko ari buhagere nawe yagiye mu kazi. Pamela ati nanjye ndataha kare mu rugo haraza abashyitsi kandi burya mbakunda kubi. Ben ati hari ikibazo se nanjye niyongereye mu bashyitsi? Pamela ati wabaye umushyitsi ryari sera? Ati ahubwo nuhana ngo banyakirire. Basoje kuvugana Pamela ajya ku kazi. Ben nawe asohoka n'imodoka yerekeza ku bitaro. Ni nako Sofia na Trix bageraga kwa wa muterankunga. Bakiriwe neza barahoberana. Ubwo yari Madame Michel
wateraga inkunga Trix byaramurenze ararira ati sinzi icyo nakwitura. Madamu Michel ati nta kibazo, komeza ube umukobwa mwiza birampagije. Baraganiriye biratinda. Pamela aho yarimo yubaka, sinzi ukuntu yuriye urwego arahanuka yitura hasi. Bamwihutishije kwa muganga ari nako Ben abimenya, amujyana muri emergency bamwitaho. Muri ako kanya Trix yakiriye telefone ko akenewe cyane kwa muganga, ko habonetse kesi yo kubaga umuntu kandi niwe wari specialist muri ibyo. Yasezeye vuba we na Sofia bumvikana ko bazagaruka rwose. Mu gihe bahagurukaga hari agasakame katakaye ka Sofia ntibakabona. Baratashye. Trix ahitira kwa muganga asanga hari umurwayi witwa Pamela waguye hasi avunika igufa ry'akaguru kandi byarihutirwaga kumubaga. Trix yambaye vuba ngo ajye muri room gukora operation. Agifungura yinjiye yakubitanye na Ben. Umwe areba undi, bamara nk'umunota ntawe ukura undi ijisho. Bararebanye bose bamera nkaho bataye intekerezo. Trix yaje kwigarura ati sorry doctor. Ben ati it's okay, umurwayi mumukorera operation neza, yagize fracture ikomeye. Ati bakumbwiye kuri meyeri muri ibyo ndakwizeye. Trix ati yes doctor. Trix yinjiye muri salle d'operation atangira kubaga umurwayi, ariko arwana n'ifoto ya Ben imugaruka mu maso, akabyiyaka ndetse akabyiyama rwose, ku buryo abo bari bafatanyije bamubajije ikibazo afite ati nta kibazo mfite ntacyo. Operation yagenze neza. Trix asohotse ahura na Madamu Michel ati niweho mama w'umurwayi? Michel ati yego. Umwana bimeze bite? Trix ati operation yagenze neza. Ati ndishimye ko ari njye witaye ku mwana wawe. Begereye imbere bagenda baganira. Byageze nimugoroba. Madamu Michel arataha asiga Sofia kuri Pamela kuko Trix yarabimusabye cyane ati basi tureke tumurwaze mu gihe udahari. Michel mu gihe yatahaga yasanze ka gasakama muri sale aragatoragura. Afunguye imbere abonamo agafoto, akigakubita amaso arikanga, ahumeka cyane, arirukanka yiyuhagira mu maso. Aragaruka arakareba arangije ati umwana wanjye niwe se cyangwa ndarota? Yahise yatsa imodoka yerekeza kwa muganga kubaza Sofia nyiri ako gafoto. Ni nako Ben aho yicaye muri biro atekereza umukobwa mwiza yahuye nawe ari we Trix. Ashigukira hejuru akomangiwe ati injira. Hinjiye Trix. Ben yahise ahaguruka bararebana ubudahumbya. Ese madamu yaba abonye umwana we? Madamu Michel nibyo twibaza. Pamela na Trix baba bagiye kumenyana. Ben na Trix byaba bizacyura iki? Naho mu gice cya kabiri. Ndetse ndakomera gushimira mwe mwese mudahwema kutwereka urukundo mudukurikirana. Nakomeza gushishikariza n'abandi gukora subscribe, like and share na comment. Murakoze cyane naho ubutaha mu gice cya kabiri cy'inkuru yacu. N'ibisanzwe mwari kumwe na Amizero Blandine.